gutyo wari uvuze wenda ngo iyo wamamaye baraza gusa nyine ntawe udakunda heza biba bigaragara ko iyo umuntu udateye imbere n'abandi bifuza kuba bamwegera kugira ngo agire icyo yabungura. Ni muri urwo rwego rero iyo umuntu yamamaye burya ntabwo abura abantu benshi bamuyoboka, ariko ntabwo ari byo twebwe biba bidushishikaje. Ugomba gukora cyane kandi n'ibyo byose ukagenda uwirinda kubigendamo cyane, ahubwo wowe ugakomeza ku ntego yawe wiyemeje. Iyo utikunze Bibiliya iravuga ngo ikintu utifuza ubwawe ntukakifurize mugenzi wawe. Sasa Nshuti bakunze Umwete TV, twongeye kubaha ikaze kuri televiziyo yanyu mukunda muri benshi cyane. Nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuhanzi John Love, umuntu w'umusore ufite cyangwa wamamaye ku ndirimbo zuzuye imitoma myinshi cyane, wamamaye ku Busizi ndetse ngo ni Rumaga witukuje cyangwa se wisokoje. Urabona ko ari umusore nyine ubereye ijisho kandi ufite impano kuva hasi kugera hejuru. By'umwihariko kandi turi kumwe nanone n'umusore wamenyekanye cyane w'umucuranzi, akaba umwartiste, akaba n'umwanditsi w'indirimbo ndetse na filimi, Yves Didier. Reka rero tutabatindiye tubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment, ukibuka gukanda kugira ngo ujye uba muri bamwe ba mbere bagezwaho n'ibiganiro tubagezaho. Tubaha ikaze rero muri The Super Talent Show, ikiganiro mukunda muri benshi cyane. Reka rero tutabatindiye twakire abatumirwa bacu kuri uyu munsi. Tubaha ikaze John Love. Yves Didier, tubaha ikaze nawe. Twagira ngo mutangiye n'undi mutwibwira kwa kundi tumenyereye, aho tutangira mutwibwira mubicisha mu bikoresho mwazanye. Nkuko mubibona rero uyu munsi John Love twamoje n'umustar bita Yves Didier, nawe mwamaze kumenya cyane kandi mukunda n'indirimbo ze nyinshi cyane. Reka nawe dutangiye tumwakira, twamumenye ku ndirimbo nka Holy yashyize hanze, mwayisanga kuri channel yitwa Yves Didier. Reka tumusabe nawe atwinjize neza mu kiganiro, adushyireho agapera gatoya, dukomeze ikiganiro muri rusange. Power and wisdom, so I may know you more. Holy Spirit, don't want from me. Give me power and wisdom, so I may know you more. Holy Spirit, you don't want from me. You are holy. Murumva ko rero uyu munsi hagomba gushya, kuko murumva ko twahoje impano zitandukanye kandi nziza musanzwe mukunda muri benshi cyane. Rero reka dutangiye n'ubundi tubaganiza muri rusange, ariko by'umwihariko kibuze kuba kinini nuko bari buze kutwereka bahurije hamwe, noneho mwari mwabakunze bose ngo tuzabagarure. Reka rero noneho
tuze turebe noneho bahurije hamwe icyo bari butubyarire. Byanga byakunda uyu munsi hagomba gushya. Nanjye ndabasaba kugira ngo mube tayari, ibintu byose mushyire ku murongo, ibintu byose bishobora kubasakuriza mushyire ku ruhande, dukurikirane aba bahungu n'umutima wose. John Love, meze neza? Amakuru ni meza cyane. Uragumye Cyane. ku musore utera imitoba cyane w'umusizi. Reka yive nawe umeze neza? Meze neza cyane. Kuri gitari yawe hagaze amadolari, hagira hagaze amadolari angahe? Ya Florida. Ubanza ari nimba ari 60, nimba ari 40, simbizi. Amadolari 40 man. Amadolari 300. Aha, nanjye n'ubundi sinabyirukaga neza, nagira ngo naforeranyaga. Twari turi kuganira muri rusange, tutangiye kubabaza ati se ubu ngubu urugendo mu rugeze rwo mu muziki muhagaze muti muri rusange? Baduhere kuri John Love. Murakoze cyane. Navuga ko urugendo rw'umuziki nubwo kiri rurerure ariko tugerageza gukora uko dushoboye. Ubu ngubu hari projet nyinshi dufite dushaka kuzanira ku bakunzi bacu mu gihe kiri imbere. Ndakeka turi mu murongo mwiza w'ibintu. Yego, Yves Didier wowe bihagaze bite? Nagiye bihagaze neza. Ubushize wadusezeranyije ko hari ibintu duteganyije, twizeye neza ko uyu munsi watuzaniye show, noneho hari bushye koko niko wajya bivuga. Tubyitege? Kabisa. Okay, rero wenda uyu munsi twari dufite akantu twashaka kuganiraho nk'ibyamamare. Ubundi bajya bavuga ko ibyamamare bijyana, bavuga ko ibyamamare bijyana n'ibyana. Sinzi nimba iyo mvugo mwamuyiziho. Bivuze ngo iyo wamamaye nyine baraza, cyangwa se iyo uteye imbere baraza. Mwebwe bihagaze bite? Dushaka kumenya se mwe mubyumva mute, mubivuga iki muri rusange? Kuri cyo waruvuze wenda ngo iyo wamamaye baraza, gusa nyine ntawe udakunda heza. Biba bigaragara ko iyo umuntu ateye imbere n'abandi bifuza kuba bamwegera kugira ngo agire icyo yabungura. Ni muri urwo rwego rero iyo umuntu yamamaye gutya ntabwo abura abantu benshi bamuyoboka, ariko ntabwo ari byo twebwe biba bidushishikaje. Uba ugomba gukora cyane kandi n'ibyo byose ukagenda uwirinda kubigendamo cyane, ahubwo wowe ugakomeza ku ntego yawe wiyemeje. Wenda urakoze cyane John Love. Hari ibintu bavuga ngo uterimiwe n'imvugo ari ukurya abana, kurya akantu, kubera ko noneho uba ufite izina abantu baba bakwifuza ari benshi. Ati hari umukinnyi uherutse gutsinda bandika kuri social media ati niba nirinda nkipfira, bitewe n'uko uba wamamaye cyangwa se uri umusitari cyangwa se n'ibintu wakoze. Ibyo bintu byabyigira bikubaho? Ibyo bintu ntabwo birambaho, gusa nyine ni imbogamizi abantu b'abasitari bagenda bahura nazo, ariko buri wese aba afite uko agenda abyiga. Ni imvune z'abahanzi muri rusange. Wenda sinzi wenda ukuntu muba mubyumva, abantu baraza, sinzi ukuntu mubasha kumanaginga iyo situation. Munsi John Love twagukunze ubasha kumanaginga gute abagukunda by'ukuri ndetse n'abafani z'ibyo bitandukanye? Burya umuntu ugukunda n'umufana baba batandukanye cyane. Akenshi umuntu ugukunda ni abantu uzagushishikariza kugira ngo impano yawe izamure, cyangwa se akakwereka ibibazo ugenda uhura nabyo akakugira inama. Ariko bitandukanye n'umufanizi wawe, we azumva ibihangano byawe akubwira ati courage ni byiza, ntabwo azakubwira imbogamizi cyangwa se ngo akwereke wenda icyo udakora neza kugira ngo ugikosore. Hari icyo bita kugwa mu mutego. Ese wabyemezwa n'iki nimba kuko ko umuntu agomba gusasira ikintu? Wabwirwa n'iki umufana wa nyawe ndetse n'umuntu uje hari ibyo yishakira? Bitandukanye biragoye cyane, ariko bitewe wenda n'uko umuntu agenda agukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ugenda ubibona bitewe n'amagambo akubwira cyangwa se n'ukuntu agenda kwikoresha. Bitandukanye na wa wundi nyine udafite icyo ashaka cyangwa se ufite ibyo amushaka. Hari kera tukiri abana hari ibintu twatekereza tukavuga tuti wenda njyewe nk'umuntu turamutse turyamanye umunsi umwe niyo nakwipfira, bitewe wenda n'ibyo twatekerezaga, bitewe n'uburyo ki yari umusitari. Wowe ubu ngubu nk'umuntu wumva wenda nk'ikintu gishobora kuba wenda ugahita wipfira, ni igiki? Kuvuga ati iki kintu nyikoze niyo nakwipfira. Oya, burya ibyo ngibyo ari ubuyobe, ntabwo umuntu yakwifuza gupfa wenda ngo iki ngiki nipfire.
kuko akenshi muri iyi si burya nta muntu ufite ubutunzi bwo yifuza. Hari igihe ugera kuri icyo kintu ukumva washaka kwifuza ikintu, niyo mpamvu rero uvuze ngo ngeze kuri iki nakwipfira, hari igihe ushobora kukigeraho ukumva ugikeneye kubaho. Niyo mpamvu rero ibyo bintu bigenda John yavuga twese ibyo bintu ntibyaba byarakubayeho. Hari nk'avugaga ati nibura turyamanye n'umwe wenda nkarihana cyangwa se n'undi muhanzi wenda runaka, ubwo ndi kuvuga kuri side y'abahungu, wenda n'abakobwa nabo hari ukundi nabo bigenda, bavuga ati rwose niyo nahita nipfira, nta kintu byaba bintwaye. Ibyo ntabwo ari byo, kuko wenda rihana ntabwo mvuze ko ari mubi mwiza, ariko buri wese aba afite burya imitekerereze ye n'uko akunda. Hari igihe byaba bitajyanye wenda n'ibyiyumviro. Wenda hari ikindi kintu wenda gikunze kugaragara muri iyi minsi, ugasanga nk'umuntu yakundaga undi ariko ugasanga n'ubundi bije kurangirira yimanutse cyangwa se amanutse kuri etaje, ubuzima bukarangirira. Ibyo bintu bivuga iki muri iyi minsi? Ni ubuyobe cyangwa ni ukuba abantu bakundana cyane? Burya nyine ugiye gusubiza nk'icyo kibazo nakomeje mbivuga, buri wese agira uko ateye cyangwa n'uko ibintu bye bitwara. Hari ujya mu rukundo akarusarira byatari ku buryo yumva nyine arubuze yabuze ubugingo bwe, ariko ntabwo byagakwiye ko umuntu agera kuri iyo ntera. Aba akwiye kugira ikigero agarukiraho, akamenya ko agomba kumanaginga ubuzima bwe, haba mu rukundo cyangwa se mu bindi bitandukanye. Yego, sinzi neza wenda niba nari nkumbaje n'ubundi bitewe n'uko waruvuze ngo ni ubuyobe. Waruvuze ngo umuntu ashobora kuba ari uko yakundaga umuntu, we ntabwo wakunda umuntu ku buryo ushobora kuba mwatandukana n'urupfu n'ubundi uko ari byo muba muzasezerana, ntabwo ibyo bintu byakubaho. Wenda bishoboka ko ari igihe kitaragera, ariko ubundi iyo ukunda umuntu wakwifuje ko wenda mwatandukana n'urupfu, ko akenshi winjiye mu rukundo aba ari indi ntera cyane, kuko yamenya biragoye. Urwanya gute John yawe? Wenda bitewe n'uko wenda n'ingero ngenda mbona abantu barurimo cyangwa se igenda bibabaho, usanga n'ubundi kubimanaginga ababishobora ni bake, niyo mpamvu ari ibintu bikomeye. Cyangwa mama mushaka gutwika ngo hari imvugo zaje ngo kugira ngo ikintu cyamamare nuko mubanza kugitwikira. Akenshi tuba turi kuganisha ku basitari, ahantu usanga bavuga ati uriya twaramukunze, uriya yanenda, bitewe n'uko ashaka kumenyekana. Ibyo ni sinzi ukuntu mujya mubasha kubihandoringa nk'abasitari bakiri batoya cyangwa se bakizamuka, kugira ngo wenda mutazaba nk'abariya, muba mwiteganya iki? Biriya bintu nyine gerageza kubyirinda. Yego. Gute? Ubundi hari akajambo nkunda kugenderaho ko mu Cyongereza kavuga ngo don't start for what you wish, start for what you want, only depend on determination. Nawe se bishatse kuvuga ngo were guhera ku cyo wumva wifuza, ahubwo hera ku cyo ukeneye, ariko ugerageze kwita ku cyo ushaka kugeraho. Yego, wenda urakoze cyane. Wenda reka tube dusubikiye aha ngaha wenda ibibazo bijyanye n'ubuzima busanzwe. Reka wenda tugaruke wenda ku kintu cy'ubuhanzi ukunze kugaragaraho cyane. Ubushize twari turi kumwe ngo warijije umukobwa. Uyu munsi rero abakunzi bacu bafite amatsiko yo kuba bakumva niba hari ikindi kintu cy'igisigo wabazaniye. Turagira ngo wenda nubwo uyu munsi wenda nta mukobwa turi buguhe wenda ubashe kumutura ibisigo byawe, ariko uze kugerageza uduheho gatoya mu kanya gatoya. Yive, twaze tukubwira ko tunakwaza niba umeze neza. Umeze neza? Yameze bwo. Umusore uhora akunda kuba nuri hamba, ariko sinzi nimba ariko bihagaze. Na balance. Abashe twatangiye tukubaza nimba hari akantu ufite k'umwihariko. Bikeza ko hari ahantu umeretse kukubona uri gucuranga guitar wayihetse inyuma. Turiya bintu nibyo cyangwa bareditinze? Iyo ntabwo ari cyangwa uri kubyiga? Ntabwo ari Ni ntabyo nzi. Urabona gitari uko bayikoze, yego, ni uburyo bwo kuyifatira imbere gutya. yego. Biriya rero ntabyo nzi. Ariko birashoboka ko wayifatira inyuma nibura ugapfa gucuranga ariko ntibijyemo neza. Biriya se ntabwo bishoboka ma. None uriya mwana buriya yaribeshye. Wa mwana w'imirimbo za karanyuze acurangiye inyuma buriya. Iyo bikora kuri nyine bari agatwiko. Yego. Bisanzwe ariko ntabwo ari byo byagenewe. Ko ntabwo bacuranga biriya bikoze, ntabwo ushobora gucuranga wenda nk'indirimbo ebyiri n'iminota runaka ko ugenda unanirwa mu maboko. Yego. Rero ntabwo wacuranga nko mu gitaramo for example. Nizere ko nta gitaramo urabona bacuranze gutya gitari kikarangira. Akaba ari agatwiko nyine karaha.
ariko ntabwo tushobora gukora niyo ka amasegonda 5. yewe se Yego. nzagakora ubutaha man. Ubutaha. Ntacyo reka wenda tubyitege. Reka wenda tukomeze n'undi tukuganiriza abashere twaherutse duha ku ndirimbo zawe zimaze kugera hanze. Sinzi nimba aho duherukanira hari indi wari washyira hanze cyane ko adacemo igihe kinini. Ntayo man. Ntayo. Reka rero n'undi twari turi kuganiriza na mugenzi wawe tumubaza se by'umwihariko y'abasitari buriya iyo ukize baraza cyangwa se iyo ubaye icyamamare avuga ko famous sinzi nimba ubizi bivuze icyamamare ko bijyana na ndabizi man. no kurya akantu no kurya abana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Akantu nijyana n'abana ni Kubera iki? Kubera iki? warya akantu koko karya n'abana. Ibyo bintu ni dangerous combination. Gute? It's a dangerous combination. Wenda tutagiye kure biravugwa avuga ko nta musitari uko yaba asa kose uko yaba ari kose byanga byakunda nta n'umwe ngo ushobora kubaho rwose iyo atabeshya abantu cyangwa se iyo atagize ababeshya usanga n'ubundi nyine bakacura cyangwa se ugasanga akoze amabara niko bakunda kuyavuga. We bihagaze bite? Ngiye narakijijwe man. Ngiye ndakijijwe. Hari uze gukizwa ushatse kuvuga iki? Ni ibintu mvuga ndi proud man. Hari wenda ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndabyumva ariko hari abantu bibaza bati se tubundi bishoboka bite ko umuntu yakizwa ibintu atakoze? Ngo gukizwa rero Sinzi niba ari bo bumva definition ubundi gukizwa ni iki muri rusange gerageza dusobanurire. Gukizwa ntabwo ari ukuvuga ngo gukizwa ngo ibintu runaka. Yego. Ibyo nabyo bikijijwe biba byiza wari usanzwe ubikora ariko gukizwa nyako ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urumva kwemera no kuvuga ngo hari ibintu uretse ni ibintu bibiri bihabanye. Yego. Kubireka ushobora kubireka nyuma cyangwa mbere sinzi ariko gukizwa mbere na mbere ugomba kubisobanukirwa ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamwizera. Ibyo bintu rero uba ukoze uba ukijijwe. Uba wakiriye agakiza kazagufasha no kureka niba ari ingeso mbi wari ufite ukazireka, niba ari ibyo wakoraga bibi ukabireka ubirekeshejwe n'uko wemeye Yesu umwami n'umukiza wawe. Wenda urakoze cyane ariko hari abantu batajya babihuza nk'uko bivuze. Bavuga ati se bashoboka gute ko umuntu yakizwa icyaha wenda reka dufate wenda nko kwiba. Kubera ko umuntu wenda batazi ingaruka zo kwiba bavuga ko ubundi ntawe utinya ishyamba ntawe utinya icyo batahuriye mu ishyamba. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gutinya cyangwa se kubera ko utabisobanukiwe ntabwo watinya ikintu utarakibona. Rero sinzi ukuntu ubihuza cyangwa se wabisobanura kuba umuntu avuga ati ntabwo ushobora kureka ntabwo ushobora gukizwa kwiba utarabigiyemo ngo uhuremo n'ingaruka umenye ko kwiba ari bibi cyangwa se nta kize cyo kwiba ubivemo. Ibyo bintu sinzi ukuntu mubihuza nk'abantu bemera Imana ndetse n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwayo. Hari uhunga ikintu runaka koko nk'uko bivuze ariko nanone hari ukurira ahantu adashobora guhura n'icyo ngicyo kandi ku buryo niyo kaza agashobora kuba ari gato ariko hakiga uburyo ki akamanajenga bitewe n'uburyo yakuzemo. Yego. Iyo nakoreye mu nzu y'Imana. Yego. Mu bantu nyine umuryango ukijijwe. Wenda hari ibintu muri iyi minsi biri kugenda bisakara ahantu hose ugasanga iyo hadaciyemo ukwezi rwose nta muntu yahuye avuga ko yazize undi. Biriya bintu bivuga iki byo ko umuntu ashobora kuba yakwanga hanyuma ugahitamo kwiyahura? Rejection ni ikintu kibi ariko nanone kidatuma nyine umuntu yibuza ubuzima. Kuko ubuzima ni ubwawe kandi mbere yo gukunda burya abandi bantu n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wowe ubwawe ugomba kubanza ukikunda. Kubera ko iyo utikunze Bibiliya iravuga ngo ikintu utifuza ubwawe ntukakifurize mugenzi wawe. Sasa ntekereza ko nimba ugeze ku rwego rwo kwifuza rwo kwiyahura uba ugomba kwifuza ubuzima ni nabwo nawe ushobora gutanga ubuzima. Hari misiyo uba ufite uba ugomba kuzuza ari ukuri muzima ariko mu gihe wapfuye ntabwo ushobora kubihuza. Rero
hari ikintu runaka isi ibigukeneyeho iba itarabona kuruta wa muntu uvuga ngo yakubabaje kandi we afite ubuzima bwe arishimye agiye kubaho igihe cye cyose akibeho neza, ariko wowe ntekereza ko yaba ari imibare mibi. Uvuga ngo rero ntabwo ibyo ngibyo biba bikwiriye. Abantu bikunda ko wenda abantu turatandukanye biteye bitandukanye, ariko baba bakeneye abajyanama. Ushatse kuvuga ko nta muntu wakunda undi atikunze? Ntabwo bishoboka, kubera ko n'ubundi umuntu ukunda ni wa muntu ubona uzaguha ibyishimo nyine. Mbese ubwo se wikunze ukeneye ibyishimo nyine ubikuye ku wundi, ugiye kumukunda ko ukeneye bya byishimo, utabikeneye ntabwo wajya kumukunda. Yego, wenda hari abantu bibaza bati se ati ariko uwo musore arabeshya. Mbese umuntu arakubaza ati se muri rusange umuntu ubundi mukundana uzi ko nyine agiye kuguha ibyishimo, arabiguhaye ariko finally bikarangira guhemukiye. Wenda ukundanye n'umukobwa mukoreye neza, mukoze buri kimwe cyose gishobora kuba cyanezeza cyangwa se cyaba mu rukundo rwanyu, mwishimanye kandi muri gutegura n'ibyishimo bizaramba igihe cyose, mukazatandukana n'urupfu mukabyumvikanaho, ariko finally ugasanga ku munota wa nyuma aragutengushye. Ariho urumva wapfa kwihangana? Umuntu aba agomba kumenya ko isi atari nyina, isi niko iteye. Rero iyi si utayimenyereye nyine ngo umenye ko bibaho nyine, rimwe uzababara ubundi ukishima. Rero ikintu kinjye kimfasha kunyura muri ibyo byose ni uko mba nzi ko hari igihe nzababara pe birenze, hakaba n'igihe nzishima, hari igihe nzaraburiza, hari n'igihe kazafata. Rero mu gihe mbiguyemo nkaraburiza wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkomeza ubuzima bwako nzi ko bibaho nyine, kandi atari n'ubwa nyuma bizongera bikanaba, ko nta muntu wirinda. Ugerageza uko ushoboye kugira ngo wirinde ikibi, ariko nanone ntabwo ari wowe ugena ibizakubaho. Rero iyo ugomba kumenya ko ibyo byose bibaho, ukamenya ko ari ku isi iteye. Wenda hari ikibazo kigira kiti ese umuntu aramutse agukunze akabikubwira nka Yves wifitiye undi muntu ukunda, ubundi mbere na mbere wamukorera iki? Umuntu ambwiye ko nkunda kandi mfite undi muntu, by'umwihariko turi kuvuga wenda umukobwa kandi ufite undi ukunda, icyo gihe biba byiza iyo ubwije umuntu ukuri, kuko ukuri kuruta icyizere kidahari cy'ikinyoma. Nibura iyo ukuri umubwiye biba byiza arakumenya, akababara ariko bigashira, akamenya ko nibura wamubwije ukuri, kuko ushobora wenda kumubeshya uvuga ngo atababara, bibaho cyane ni. Yego, wenda uramutse bamufashe yaragiye kwiyahura, ugasanga wenda bamufasha atarabisoza, avuga ati Yves yaranyanze, wakora iki? Muri rusange uwo muntu wamufasha iki? Yaragiye kwiyahura kubera ko Yves yamwanze cyangwa se yamwimye urukundo. Aya muntu n'ubundi ugomba kwiyahura, usanga yiyahuye ntabwo wamufata ngo atariyahura. Ubwo n'ubundi ntabwo aba agiye kwiyahura. Rero n'ubundi ari uwiyahura yaba yapfuye. Ngo mu ndebe ngiye kwiyahura, ngo uriya muntu ngo yanyanze. Nta muntu ujya ubikora, n'ubundi abikora mu ibanga, ntabwo bishoboka. Reka rero by'umwihariko tugaruke kuri John Love, duhe ka kantu, hanyuma tugaruke kuri Yves. Reka tureke kugira ngo ikiganiro amagambo aze kuba menshi, ahubwo kiza kuba kinini nuko baza kudutaramira muri rusange. Reka rero John Love n'uri twari twamusabye ko ahita dushyiriraho muri bya bisigo bye, uyu munsi nibura agende nibura nanone adusigiye akandi kamwe muri rusange. Murakoze cyane. Uko amarira y'umugabo atemba agana mu nda, ari gushoka byibuze ukabona ko ngukunda, kubaho nagufite rwose mbona nta kigenda, mbura ubwiza bwawe shinge nitwa n'agahinda, ngasiragira imisozi nshaka umwari w'u Rwanda, kumenya narasaze nk'uko mbyumva na rubanda, bo bansabye bati umwana nta kigenda, sincika intege ariko nzibuka imihanda, simunga ibigeragezo ndabizi nzamutsinda, nzakora uko nshoboye njye ndabizi uzabikunda, erega nagaye guhera singaye. Ese ni kuki umunsi ujya kugenda utigera useze, nkumbura ka gaseko kawe ngo ndakabura, gira ikintu gashenge gaturika ndarira, mbura n'uwambuza ambwira ati shenge humura, ndakwinginze mukunzi icyo ngwino ngarukira, ibyiza byawe byose bituma mukumbura, umukobwa w'amatayo wowe utuma niyumvira, igihe cyose njyema nifuza kubikubwira, nifuza ko unyegera mbuze nkabura aho mbihera, ni ukuri si ukubeshya shenge sinzi ikibitera, kubwiza urahebuje. Wari umukobwa ukeye cyane rwose umbera icyuzuzo, umpora ku mutima sinkubure mu ntekerezo, nakubonye bwa mbere numva mvuye mu bibazo,
mukozeho numva ibyishimo biva umusubirizo mubajije akazina kawe utwije mubajije ko nkunda maze ubwanyitegereza isoni n'ikimwaro maze ubwo ntangira kwibaza ntegereje ko nsubiza urabyemera ntiwandiza ndavuga nti abagukunda bose ntibareke gutegereza kuko indoro n'ikimwaro rwose uba barakize. ya John Love arakoze rero reka buriya turongera guhura bari guhuza na Yves reka noneho twakire na Yves nawe aduha akantu k'umwihariko uyu munsi yaduteguriye nyuma duhite duhuriza hamwe na John Love sinzi niba uri bubikorere rimwe hanyuma tukaza n'ubundi gusoza tumuhuriza hamwe muri rusange. Inyungu zanjye ziva muri struggle ndebe ko nacira inkoni z'iki gihe hambyuka njya gusenga Imana imfasha undemera uyu munsi kasi nyinshi cyane zitamikwa abana nanjye wangira uwadanje umunsi umwe nkicara mu kadege hasa ndina umurindi ndina kukazinya kenshi cyane ngo mbikore nka Eri hasa ndina umurindi ndina kukazinya kenshi cyane ngo mbikore nka Eri ni bande byasajije ni bande bakaniye ni bande nkanjye badatena n'agahigo kikoca bandi mbona panga list mu maji anega ibikwasi ngo myicarire ndimo nubaka ibigwi ncanganye ikofi ibyina nikatamba mbona namuwe bandi mbona panga miss mu maji anega ibikwasi ngo myicarire ndimo nubaka ibigwi ncanganye ikofi ibyina nikatamba mbona namuwe ni bande byasajije ni bande bakaniye ni bande nkanjye badatanga n'agahigo kikoca
garagaza neza imana ikomeye, garagaza ubuhanga buhambaye, urashoboye. Nzaririmba ineza ye, nzaririmba ubwiza bwe, nzamamaza izina rye, nzavuga ko ashoboye. Nzaririmba ineza ye, nzaririmba ubwiza bwe, nzaririmba ineza ye, nzavuga ko ashoboye. Nzaririmba izina rye, nzaririmba ineza ye, nzamamaza izina rye, nzavuga ko ashoboye. Ibyiza byose nagezeho ni kubw'ineza ye, nzaririmba, nzaririmba izina rye, nzaririmba ineza ye, nzamamaza izina rye, nzavuga ko ashoboye. Nzaririmba izina rye, nzaririmba ineza ye, nzamamaza izina rye, nzavuga ko ashoboye. You're Johnny Love, ntuge ko ngukunda mama, sinzi igihe nshuke maze ngutegereje, icyo nibuka umunsi twahuye bwa mbere, nakurebye mu maso mbona umurika, wari ufite ubwiza nigeze mbona, mbwira ko kumubona byaba ari inzozi, ibyuka iminsi yagiye yicuma, ushaka kugukunda bikambabaza, umutima wanjye ukuzura intimba mayi, kuko nkora benshi bakwikundira, bafite byose ukeneye, ndakuboye igihe gisa n'ikigeze, ndakora umuco uganje umwijima, uba ufite ubwoba bwo kuba ko ari njyewe wikundira. Mfashe umbwire ko ari njyewe, mfashe umbwire ko ari njyewe, turi kumwe muri uyu mwanya, mfashe umbwire ko ari njyewe, mfashe umbwire ko ari njyewe, uzambikanywe impeta, tuzabana akaramata, ukanetesha, ankangutsa mpesha, ukambamo nkakubamo ubuziraherezo. Uyu munsi ukeye nari ntegereje, mbona utatse ubwiza mfura nikundira, kura amaso yawe maze urebe mama, umunwa wawe shenge umbwire urungano, turabeho fura nakundaga, nakubaye uwanjye, nanjye mbaye uwangu, ubuziraherezo. Ngambwira shenge bizaguzurire mayi, ukaba impano nziza nahawe na rurema, ngabansura umbwire kunoza k'umutima, ari wembe gukurusha njye byaba ari ishema, kuba n'umukobwa mwiza nkawe, ufite
dusoje aho givuye nawe nta kantu cyangwa uraza kugashyiraho dusoje nzagashyiraho ubutaha reka rero dusoreze aha ngaha sinzi nimba hari ikindi mwabwira abadukurikiranye ndetse n'abakunzi banyu muri rusange. icyo twababwira ni ugukomeza kudukurikira no kudushyigikira mu bihangano byacu basura imbuga nkoranyambaga zacu ndumva ari leta muri rusange. Komeza ubibutsa nyine kugira ngo ubashe kuhagera byihuse. Imbuga ukoresha nyine ubu nababwiriye ko zitwa kugira ngo bajyeho bazishacinge barebe nimba ari wowe koko. Kuri YouTube channel ni John Love Artist, kuri page yanjye ya Facebook ni John Love, ndumva aho ngaho bashobora kumbwira cyane. Yego Yves nanjye YouTube channel ni Yves Didier, na Facebook page Yves Didier, Instagram Yves Akarongo Didier 250. yego murakoze, God bless you. Murakoze cyane rero, reka dusukira ngaho ikiganiro cyacu tunashimira mwe mwese twanye mwari mudukurikiranye ku Mwete TV ndetse n'abakunzi b'ikiganiro The Super Talent Show. Tunashimira n'abadufashije kutugezaho amashusho meza muri kubona kuri screen zanyu. Tunashimira by'umwihariko abatumirwa bacu badahwema kuduha cyose no kudukorera umunsi muri rusange. Reka rero tuzasubire kuri screen zanyu ubutaha tubabwira ko Umwete TV tuhari ku bwanyu kandi ibyifuzo byanyu turagomba kubyubahiriza ndetse tunasoza tubasaba ko mugomba munasabwa kandi ko komeza kudukurikirana mukora subscribe na like na share na comment mukokanda kuri notification cyose kunzojya kugira ngo mujye mu wa mbere babasha kubagezaho kubona ibyo twabagejejeho muri rusange. Rero je yari Moza Jean Paul, ciao ciao.